ko hari byinshi biri kuvugwa kuri aya matora. Twabonye abantu nka Victoire Ingabire bashaka kwihanaguzaho ubusembwa ngo babe bayagiramo uruhare. Abantu nka Victoire Ingabire ubasobanura ute nk'umuntu wabonye politiki y'u Rwanda, wabonye igihugu hari aho cyavuye na introduction ya zabo? Ni ikihebe ariko cyo muri ideology yatsinzwe idashobora no kubaho. Victoire Ingabire ni kumwibagirwa nta kintu avuze. Urumva ibyo ari byo byose. Hari n'undi numvise muri iyi minsi ngo Diane Rwigara. Urumva n'abantu badafata ubuzima bw'abanyarwanda uko bukwiye gufatwa. Ntabwo ari umukino, ntabwo hano dukina politiki. Ahandi bashobora kuba bakina politiki, nibura barabishoboye kubera ko yemwe bibye isi yose, bazamuye ubukungu bwabo. Ababiligi bashobora no kumara nk'imyaka badafite na guverinoma birikora kubera bwa bukungu bwose bibye ahandi butuma sosiyete yabo ikomeza. Ariko hano umuntu nka Diane Rwigara, urumva nta mateka nta n'ikintu uretse ko yize kuvugwa n'abazungu, nta kindi. Ariko rero umuntu uvugwa n'abazungu ntabwo ari we umunyarwanda azatora ibyo ari byo byose. So nta bantu bagera ku rwego rwa Perezida Kagame. Ukomeje kuri Diane Rwigara, mu minsi ishize nibwo atangaje itangazamakuru mpuzamahanga ko n'ubu ngubu aziyamamaza. Yari yagerageje 2017 ntibyakunda. Kuri ubu ngubu n'iki gishya kirimo, n'iki mu gusesengura, yego ntabwo tuzikiri mu mutwe we, ishobora gutekereza avuga ati n'uyu mwaka reka ngerageze. Se mu buryo bwo gushoboka birashoboka ko kandidatire yakemerwa? Ni ukuba umuja w'abazungu gusa, nta kindi. Urumva ayo mahanga uvuga si yazatora. Ukuzana akaduruva, sinumva ukuntu waha agaciro ibintu bitabaho. Uri perezida, uri ahantu mu Bufaransa, ukitwa kuri umuperezida w'abanyarwanda kandi uba mu Bufaransa, kandi utazi n'ubuzima bw'abanyarwanda. Yego, murakoze cyane Albert Rudatsimburwa kwemera kuganira na One Nation Radio. One Nation Radio ni radiyo ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Kuba wemeye kuganira natwe ni iby'agaciro gakomeye cyane. Murakoze cyane kuntumira. Ijwi n'ishusho n'ijwi n'ishusho bya diaspora nyarwanda. Rudatsimburwa, ngira ngo tuganire ku bintu bitandukanye birimo n'ibihari. Currently hari ibihe by'amatora, niho u Rwanda ruri kugana. Aya matora ya 2024 urayasesengura ute, urayabona ute? Atandukaniye he n'andi matora yabanje? Ubwo ndabara ya 2003, nkongeraho 2010 na 2017. Uko ko mbibona ibyo byose nuko n'urugendo tumaze turi kumwe, aho twavuye naho tugeze ubu ngubu. Already kuba abanyarwanda ubwabo ari nabo babitekerejeho ko habaye referendum. Urumva kubaza abanyarwanda kandi uko babitabiriye, icyo gihe byatweretse ko abanyarwanda bazi ibyo bashaka. Urumva ko constitution twari dufite itegeko nshinga ryo muri 2000 byatanga iby'amamanda n'iki byose na limite za manda. Nyuma ya manda ebyiri
nibwo abanyarwanda batangiye kuvuga bati se umuntu ko agishoboye kandi turi kumwe kuki twakwima ibitangaza akora, kuko ibyo abanyarwanda babonye bigaragara, urumva n'ayo mateka tuzi twese, tuzi neza ko n'ubu turi mu Rwanda, ariko ko hari ahantu hari uburwayi dufite, uburwayi bwatewe na jenoside yadusizemo imvune n'inkomere n'iki byose. Tuzi neza ko hari abicanyi twanababariye, ariko tudashobora kwibagirwa ibyo bakoreye umuryango w'abanyarwanda. Hari umurage wabo tugomba kurwanya, nabo ntabwo ari ibintu bakuye, nabyo ni umurage bahawe, barazwe. So abanyarwanda rero kubona ko Perezida Kagame icyo gihe akiri umuntu ufite ubushobozi, wishoboye, utarwaye, ukiri muto, ibyo kuvuga ko twakoraga limite za manda byari ibintu nuko nizo modeli twagiye tubona ku isi yose, urumva, ariko dufite umwihariko w'abanyarwanda. So ibyo ari byo byose, amateka ya Perezida Kagame ntabwo atangiye ari uko abaye perezida, yego, kuko ari nawe wayoboye na struggle, liberation struggle yo kwibohora, kwibohora ku ngoma yari yazanye amacakubiri hagati y'abanyarwanda. yego, uko mbese yitwaye nuko yatwaye force ya RPA, abanyarwanda barabyiboneye, kuko uzi kuba utangira uri inyeshyamba, ufite gusa imbaraga zabo muri kumwe, byaba ari kuri front line n'abari inyuma bafasha, ukanesha ingabo kandi zitwa ko ari ingabo z'igihugu, icyo gihugu kidafite na limits n'imwe za means, ariko ukabona ko izo ngabo zabatsinze, zinahagarika jenoside, zinakagira n'ubugabo bwo kutihora ako kanya, kubona ko hari ikibazo cy'umuryango wacu w'abanyarwanda, ko hari abantu bari barasaze bagahinduka ibikoko, nta nubwo inyamaswa ikora nk'icyo abo bantu bakoze. Kandi mwibuke ko abadukurikira ko 1994 naho muri RPF, muri party ye bamusabaga kuba perezida, icyo gihe ko yabyanze, ko yashaka kubanza kubaka inzego z'umutekano kugira ngo abanyarwanda babeho mu butekano, akabanza mbese yaremye hamwe na bagenzi be ingabo na polisi, anakura n'ikibazo cy'abajenosideri bari barahungiye muri Zaire, mbese agatekana u Rwanda. Hanyuma abanyarwanda bamusabye noneho hageze muri 2000 ko atekerezana kuyobora abanyarwanda, yabaye acting, hanyuma atorwa muri 2003. N'abanyarwanda barabonye uko u Rwanda rwahise rutera imbere, uretse umutekano yawugaruye, noneho iterambere n'imibereho y'abanyarwanda no kwita ku abatishoboye, ibyabaye hagati ya 2003 kugeza 2014,
abanyarwanda barabyiboneye, so nibwo bumvise nabo ubwabo se tugiye kwima umuntu ushoboye, kuko habaho good politicians abantu bakabamenya, ariko iyo umuntu is standing out afite umwihariko which is exceptional, logic y'abanyarwanda ni kuki ubona Perezida Kagame afite umwihariko. Oh yes, kandi ni ibintu muri education abantu bakwiye no kwiga amateka ya liberation struggle, kuko muzibuke ko yaje nawe mbese yageze ku urugamba rwari rwaratangiye, yanahasanze icyo gihe Afande Fred yarapfuye, akihagera n'abari bakoze na high command bahise bicwa icyo gihe bavuye muri za ambush. So no kubona rero ko abantu bari bafite, iyo bitekerejeho neza, na experience y'ingabo ya military, ni gusa abantu bari barabaye mu ngabo za Uganda muri NRA na nyuma bari abacommanders hariya office, ariko abenshi bavuye mu nkambi z'i Burundi, za Congo, za Zaire icyo gihe, za Uganda, za Tanzania, n'abavaga mu Rwanda na military experience bari bafite. Wabona uko we mbese yabakoze bakaba ingabo nyazo zibasha guhangana n'ingabo zifite ubushobozi bwose bw'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe. nta Habyarimana ya mu general. So uko babashe, kandi mumenye ko na mbere ya uko jenoside nyayo itangira, bari barageze na hafi ya Kigali, igihe babonaga ko batangiye kwica abagogwe, abandi bantu ahantu hose mu Mutara hose bakoze ntuza icyo gitero bise cyari wite nyine, ku buryo abantu bose babasabye guhagarika ngo basubire muri mu mishyikirano ya Arusha. Donc urumva ko it's exceptional. Na nyuma dutangiye muri 96 abona ko hari ikibazo hariya muri Congo, ko abafaransa icyo gihe na Zaire bafashaga abajenosideri kongera gutegura ibintu byabo, bashaka gutera u Rwanda. Icyo gihe n'u Rwanda rusaba international community baba muri intwaro kandi babigize hirya y'umupaka, abantu bari ku mupaka neza bashaka gutera u Rwanda. Wabona ukuntu Perezida Kagame icyo gihe yapanze afatanyije n'abazayiro icyo gihe n'abakabira bakamira Congo icyo gihe amezi 8, hanyuma bakaba bigize icyo kibazo cy'abajenoside bari ku mupaka. So ikindi urabona ko military already n'ubu ngubu, kuko umushinga we warakomeje. APR yabaye hamwe n'abandi n'abahoze no mu ngabo za kera, ariko abashyiramo bakaba RDF ubu ngubu ni institution generating a respect. RDF ni na Rwanda National Police, they exemplary aho bagiye hose no hanze, haba Centrafrique, haba na Haiti, Mozambique. So ni example abantu benshi bakunze kugira, ku buryo icyo kintu si twebwe gusa tubibona muri Perezida Kagame, ukabona n'ibindi bihugu noneho byo muri Afurika batangiye kumureberaho. Ukabona Guinea, ukabona
muri biriya bihugu byose, Guinea Bissau, Mali, abantu bose no kubona erega abanyarwanda ba mbere batangiye kwinjira mu gitekerezo tukiri hanze cyo hashobora kuzaza armed struggle. Aba mbere batangiye muri Mozambique, muri liberation war ya Mozambique, harimo na Van der Fred Rwigema Gisa, so n'abandi. Kubona rero Mozambique abantu bari baratangiye struggle kera cyane, nyuma muri iki gihe baje gusaba umusada mu Rwanda. U Rwanda byabatwaye ikibazo cyanuze bagikuyemo aba Mozambique. So birumvikana rero ko abanyarwanda nabo ubwabo babibona ko buretse no kubyerekeye ingabo n'umutekano ariko iterambere no kwita ku bantu. Urumva kubona n'ejo nabuze mbona asanze abo twita Rwanda youth, so the youth, ukabona hari abana bakuze mbese muri iyo myaka nyuma y'intambara, nabo babaye inspired n'icyo RPF na RPA na nyuma mu buyobozi byo kwitanga nka heroes, babaye inspired ko nabo kubera ko batagiye ku rugamba ariko hari urundi rugamba rwo guteza imbere abanyarwanda. Kuko abantu bitanga babikorera sosiyete yabo babamo, abantu babo batishoboye. Kuko wabona icyo bakoze n'igihe cya COVID, iyo Rwanda Youth inspiration yabo nabo barabyerekana, babikora kuri Perezida Kagame. Narishimye uko byanahuye muri iyi minsi. Donc urabona abona youth ni urubyiruko, no kuba ko n'abakomokaho bose abanyarwanda bose kabisa, kuri bo wa mugani bumva ko uwo muntu niba agifite imbaraga, niba agifite ubuzima, badahita bamurekura. So ayo matora aje nko gushimangira ko ari we. Yego, ni imyaka 30 y'ibintu byinshi u Rwanda rwanyuzemo kugira ngo rwongere rubeho, ruba n'igihugu gikomeye kinafite n'ijambo. Tugiye mu matora ya 2024 n'amatora akomeye, urabisobanuye cyane, ariko hari byinshi biri kuvugwa kuri aya matora. Twabonye abantu nka Victoire Ingabire bashaka kwihanaguzaho ubusembwa ngo babe bayagiramo uruhara. Abantu nka Victoire Ingabire ubasobanura ute nk'umuntu wabonye politiki y'u Rwanda, wabonye igihugu hari aho cyavuye na introduction ya zabo? Ni ikihebe ariko cyo muri ideology yatsinzwe idashobora no kubaho. Victoire Ingabire ni kumwibagirwa, nta kintu avuze. Urumva ibyo ari byo byose no mu mategeko ntabwo abibasha, kuko umuntu yarakatiwe kubera icyaha cya terorisme n'icyaha cyo gupfobya jenoside. Urumva ikintu gishinzwe sosiyete nyarwanda y'abanyarwanda nyuma ya jenoside ushingiye kuri iyo jenoside. Niba ushaka gupfobya jenoside rero ntabwo ushobora kuba mu Rwanda ugire uvugisha abanyarwanda, kuko ni ibintu twaciyemo, ntabwo twabica iruhande. Ntabwo abakoze icyaha, niba abasabye imbabazi, abagize bate, twemeye kubana nabyo, ariko kugira ngo twongere twubake umuryango w'abanyarwanda, we ntawurimo, ari mu bantu bashaka gusenya uwo muryango. Ibyo yavuga byose uko abazungu n'ibyo bamubonamo. Uretse n'ubu hari n'undi numvise muri iyi minsi ngo Diane Rwigara. Urumva n'abantu badafata ubuzima bw'abanyarwanda uko bukwiye gufatwa. Ntabwo ari umukino, ntabwo hano dukina politiki.
abandi bashobora kuba bakina politiki nibura barabishoboye kubera ko yemwe bibye isi yose bazamuye ubukungu bwabo ababiligi iyo bashobora no kumara nk'imyaka badafite na guverinoma birikora kubera bwa bukungu bwose bibye ahandi butuma sosiyete yabo ikomeza ariko hano umuntu nka Diane Rwigara urumva nta mateka nta n'ikintu uretse ko yize kuvugwa n'abazungu nta kindi ariko rero umuntu uvugwa n'abazungu ntabwo ari we umunyarwanda azatora ibyo ari byo byose so nta bantu bagera ku rwego rwa perezida Kagame. ukomeje kuri Diane Rwigara mu minsi ishize nibwo atangaje itangazamakuru mpuzamahanga ko n'ubu ngubu aziyamamaza yari yagerageje 2017 ntibyakunda kuri ubu ngubu n'iki gishya kirimo n'iki mu gusesengura yego ntabwo tuzikiri mu mutwe we ashobora gutekereza avuga ati n'uyu mwaka reka ngerageze se mu buryo bwo gushoboka birashoboka ko kandidatire yakemerwa no kuba umuja w'abazungu gusa nta kindi urumva nabara ayo mahanga uvuga si yazatora ukuzana akaduruvaye mu banyarwanda no muri politiki kuko ikintu cyica abo bazungu nyine bamushyigikiye ni ukubona ko ni ubumwe bw'abanyarwanda kuko ibyo ari byo byose perezida Kagame nta konkurensi afite urumva ntayo kandi si cyo kintu tureba nk'abanyarwanda ubu ngubu icyo tureba naho tugeze n'inzira tugifite ndavuga abanyarwanda ari abicanyi bazi ko babayeho kubera ko hari perezida Kagame n'abarokotse barabizi neza ko perezida Kagame nta kintu atabakoreye urumva so n'urubyiruko rero kongera kubaha inspiration ubu nibura n'abanyarwanda n'urungano rwanyu n'iki byose ubu mugira ishema urumva kandi wibaza ko ibindi bihugu byo muri Afurika kumva ko bafite ishema kubera abayobozi babo ni bangahe urumva ni bake cyane ariko abanyarwanda bagira uwo mwihariko kubera amateka twagiyemo na ukuntu perezida Kagame is exception kandi si twe gusa tubizi erega n'abazungu barabizi niyo mpamvu bati he stands out so mbona atari ibintu umuntu yanatindaho barahunga abo bantu baravugwa ariko bazavugwa mu bazungu cyane cyane n'abafite access kuri ntuzi ariko abo bazungu tunabivaho bavuga ko ari abarinzi b'uburenganzira bwabo ko ni uburenganzira bwabo fine it's okay rega hanyuma bizavugwa mu bazungu gusa ariko nta kintu bizahindura mu buzima bw'abanyarwanda ntabwo Victoire Ingabire cyangwa uwo nguwo Rwigara ashobora kugira impact ku buzima bw'abanyarwanda ariko usesengura utubundi pozisiyo y'u Rwanda cyane cyane nk'abari hanze n'ibitekerezo batanga simbyumva opozisiyo y'u Rwanda opozisiyo yego opozisiyo erega niba ari abantu bitwa opozisiyo ni inyangarwanda kuko abakoze politiki bari mu Rwanda kandi muri icyabaye systeme politiki abanyarwanda bahisemo mbere ko itegeko nshinga rihinduka muri 2002 cyangwa na 2003 ndibuka ko icyo gihe icyo habaye consultation nyinshi kuko hari zo bita urugwiro discussions ibiganiro byo mu rugwiro muri 1997 yes kuko ahaganisha muri 2000 ko ni nyuma y'intambara ya Congo so bagiye babaza abanyarwanda uko babona uko politiki igomba kuzakorera mu Rwanda uzi ko majority ya responses z'abanyarwanda zavugaga ko ntabwo bashaka politiki irimo amashyaka menshi
habe ishyaka rimwe, kuko muri experience z'abanyarwanda igihe cyose habaye amashyaka atandukanye ni ibihe bibi cyane, amaraso, abantu bakicwa, abantu bagapfa, abantu bagakwitwa, bagahohoterwa, ni igihe cy'amashyaka. RPF icyo gihe of course ntabwo bashobora kubyemera, ahubwo icyo bavuze bati filozofi na politics z'abanyarwanda n'abanyafurika benshi, hari ibintu byinshi tukigomba kuzageraho, ku buryo nta mpamvu yo gutekereza nk'iby'abazungu ngo demokarasi ibe opposition, ahubwo tugire consensual. Ariko maturité politique ya RPF icyo gihe nabo bari bazi ko niba hari ishyaka rikomeye nyuma y'intambara ni ishyaka rya RPF. Abandi bari barabiciye, ubushobozi bwagiye hasi n'iki byose, so naho bagira abayoboke, ariko rero bo batekerezaga bati nta mpamvu yo kugira opposition, ahubwo dukorane twese hamwe. Yego. Kuko twese hamwe tugomba kugera kuri niveau tukageza abanyarwanda ku mashanyarazi, ku mazi mazima, kuri medical health coverage, ku mashuri. Ibyo byose turacyari inyuma nk'abanyafurika, ariko nk'abanyarwanda n'umwihariko kubera ko tuvuye no muri jenoside, so ibintu twari twarazamuye byose byagiye hasi. So aho kuba oppositional tugire consensual, ariko kubera consensual RPF yari ifite ko ari nabo baganza abandi, bashatse hamwe ko haba consensual, ariko n'utsinze ntazafite ububasha bwo kuba afite more than 50%, 50%. Urumva? Ni ukuvuga ko RPF igomba ibyo ari byo byose kuyobora hamwe n'abandi. So ni ukuvuga ko banze kwiha bitewe n'amajwi babona, kuko icyo gihe bashobora no kugera kuri 80 cyangwa 90 cyangwa 90 hafi 100, abandi bagasigaranye ututu. So ni kugira ngo abantu bose bashyire hamwe ntibumve ko babaye excluded. So mu Rwanda niyo demokarasi twahisemo, consensual. Kandi si natwe twaranabitoye, ahandi byarakozwe nko muri mu Budage nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Ni izambo twagiye dutira, ariko harimo maturity muri politics cyane cyane za RPF, kandi bazishaka gusanyira n'abandi. Ni ukuvuga ko n'abandi, waba uri Green Party, waba uri PL, waba uri PSD, ukamenya ko ibyo ari byo byose competition iri iwanyu, ariko ahandi n'ayandi mashyaka turi kumwe. Ni umwihariko wa demokarasi sasa abantu especially aba-anglophone ku isi, kuko modele zawo zubatse kuri opposition. Kumva rero ko hari umunyafrika wahisemo modeli yindi kandi yitwa ko ari democratic, nabyo ni ibintu birya abazungu. Mva ko ni uburyo bwo kubeshya abanyarwanda, ariko twebwe byaradufashije. Twebwe iyo tugiye mu matora ntawe urwana, nta ntambara, nta ntuza, nta ahandi hose iyo uri muri Afurika yo hagiye amatora ugasanga bazanye interamwe zabo bagakubitana, urumva kuko ibyo baba bashaka nibyo ngibyo. Ariko hakaba n'umwihariko wundi rero, kuko iyo myaka yose Perezida Kagame yabaye perezida, muri iyi minsi nsigaye mbona urungano rwanyu iyo rubonye yellow paper isohotse abantu barikanga ko baravuga ati nizeye ko izina ryanjye bataryanditse, kuko bazi ko iyo bakwanditse hariya you have to serve. Kuba hariya ni ukuvuga ko uzazinduka urarutinze ukorere abanyarwanda,
kandi nta space nimwe kuri corruption. Niba wibaza ko kujya mu butegetsi ari uko ugiye gukira, mu Rwanda uribeshya. Rero ntabwo byari kuba mu mwaka umwe, mu myaka 5, mu myaka 10. Ni ibintu bitwaye noneho generation. Kumva ko if you ugiye muri leta, byaba ari mu gipolisi, mu gisirikare cyangwa muri guverinoma, ni uguservinga abanyarwanda. Ni ibintu, ni education. Abo bandi bose ibyo byose ntabwo babibona. So ni umwihariko w'abanyarwanda. Icyo rero nicyo akenshi n'i Buraya n'ahandi batabyumva, kuko bose si uko bameze. Bazi ko kujya muri leta ari ugukira, ubukene bukubise ishoti. Exactly. Na nyuma wakomeza ukaba ufite network y'abantu n'iki byose. So abanyarwanda no, turacyari inyuma nk'u Rwanda, nk'igihugu, nka third world country. Ari aho dushaka kuzagera. Ibyo tugomba kubikorana hamwe. Ni umwihariko w'abanyarwanda. Urakoze cyane. Hanyuma hari izina tutakomojeho, hari uwiyita Padiri Thomas ngo ni perezida wa opposition, perezida w'u Rwanda ukorera mu buhungiro. Ibitekerezo byabariye bo babivoma hehe kumva hari aho bihurira na babandi twagize mu kiganiro cya mbere? Sinumva ukuntu waha agaciro ibintu bitabaho. Uri perezida uri ahantu mu Bufaransa, kwitwa kuri umuperezida w'abanyarwanda kandi uba mu Bufaransa, kandi utazi n'ubuzima bw'abanyarwanda. Nta hantu bibi sinumva. Keretse erega nuko bungubu kubera iterambere, kubera nuza iyo politiki yo mu Rwanda, abanyarwanda bafite access kuri internet, bashobora kumubona, ariko ubundi nta kintu bivuze. Kandi nta mpamvu no kwitesha agaciro no guta umwanya kureba abantu nta kintu bavuze. Nabana Ingabire kuko ni danger kuri societe. Ingabire namureba kuko ni umuntu ukiri hafi na ya ideology, kandi ukiri kumwe na FDR kandi bari hano hafi. Urumva ari mu gihugu, ariko n'igihe yari hanze, mbese ni nawe watowe nyuma ya 94 nka perezida wa RDR. Icyo gihe yari ikozwe, niyo izabyara FDR, yakozwe na Bagasora na Bizimungu abasirikare bo muri X5. So urumva rero, ariko abo bandi bose ni bigarasha wa mugani. Ni bigarasha. Urakoze cyane. Mu kugana ku musozo, ndakubaza ikibazo kigira gitya. Hari u Rwanda iyo ururebye ukareka ibyo guhagarara ku ruhande ukavugisha ukuri, kubona hari impinduka zigaragara, hari ukongera kubanisha abanyarwanda, hari ugutera imbere n'ubwo wenda bitagera ku rwego rwifuzwa, bigizwemo uruhare na His Excellence. Ariko iyo ubonye izina rya His Excellence mu bitangazamakuru mpuzamahanga, izina u Rwanda mu bitangazamakuru mpuzamahanga, bitandukana n'ukuri kuri hano kuri tere. Uburenganzira bwa muntu burahonyorwa, ibibazo by'ubukene buri hejuru cyane. Perezida Kagame ni umuntu umeze gutya na gutya, bamubrandinga amazina mabi cyane cyane ariho. Ubona ari iyihe mpamvu ishobora gutuma ukuri kuri tere kwerekana ko hakozwe ibikorwa byiza, kandi n'ukuri guhari kwerekana ko u Rwanda rwongeye kubaho, ariko twajya muri abo ngabo abanyaburayi ukabona barabisobanura ukundi? Bo nagasuzuguro bari abantu bumva ko ari bo isi ya mbere. Twebwe niba turi iya gatatu urumva muri ntuza. Ariko urumva akenshi bari abantu bazi ko baracyafite problem yo kwiyumvamo ko ntuza civilization itangwa nabo, ari bo ko model kandi ari izabo, kandi ibyo batumva nuko Abanyafurika bari ahandi. Ariko urumva nanone nuko kesi y'u Rwanda ni umwihariko. Ntabwo hari cases
zindi zigize kuri political maturity nk'iyo mu Rwanda. Urumva kuko ikindi kibazo nabona navuga ku banyafurika, ega twe twakuze turebera ku bandi. Urumva hari struggle ya MPLA muri Angola, Frelimo mu Mozambique, PAIGC muri Guinea Bissau na Cape Verde, hari ANC, hari Cuban Revolution, hari Vietnam War, ni ibintu twagiye tureba n'iki byose. Ariko nko muri Afurika aho hose habaye twabonye ba Thomas Sankara, urumva binjiye muri batsinze na Ray-Ban nuza n'amashati bayazamuye iki byose na Bereku banatanga urumva bikagira style, okay fine, ariko ntabwo babyaje umusaruro, nta bintu twagiye tubona, ahubwo benshi baranishwe. Ntangiye gufana MPLA muri Angola n'intambara liberation struggle yabo, tugiye abanyangora bari miliyoni 6 gusa, igihugu kingana kuriya n'ubukungu bugana kuriya. Urumva rero nabonaga kubona ubu ngubu abanyangora batari abakire bose, n'ubu urumva ANC yakoze struggle, Afrique du Sud, Afrika Majyepfo, kubona aba Sud Africa bagifite misery, why? Urumva so tugira umwihariko, bamwe no mu banyafurika birabarya kuri bo agahugu kangana kuriya kavugwa cyane kandi kari mu iterambere kandi katabaye a failed state nk'uko abantu benshi bari bazi ko iki gihugu cyagomba kuzamera. So byose ni ibintu harimo ishyari, harimo ariko cyane cyane harimo n'agasuzuguro, kutumva uwo mwihariko w'Abanyarwanda. Of course no muri Afurika more and more ari speech, kuko imvugo niyo ngiro mu Rwanda. Urumva so to be a nation of upright people mu Rwanda biri mu nzira. So of course hari abantu benshi bibaza kuki ari kariya kantu kandi nta yindi reference bakaziho. Bo bafite liberation movement zabo zimaze iyo myaka yose koko barababaye, ariko ubu ngubu nta Zimbabwe kine mu bantu ba mbere babyinaga kuri Bob Marley, liberate Zimbabwe, ariko reba Zimbabwe kandi ibihugu byo muri Afurika byose uko bingana n'u Rwanda n'u Burundi, nta mpamvu twagira abantu b'abakene, nta mpamvu, kuko bwose bw'isi hafi buri hano, nuko tutazitransforme muri ubukungu, ariko potential byose birimo hano. So u Rwanda ni that exception abantu hano hanze kubera n'ukuntu kangana, reka nta Kongo bayishakira barayikurutiza, kandi kubera apana abanyekongo icyo babonye abandi bose nuko ntabwo wavuga u Rwanda utavuze Abanyarwanda. Abanyarwanda bagira uwo mwihariko, kandi iki kintu Abanyarwanda babonye no muri Perezida Kagame ko yabakanguriyemo ikintu cyo gushininga. Albert Rudutsimburwa, urakoze cyane ku mwanya wawe uduhaye, ndabizi ufite byinshi ukora, kuba wigumye kuganira na One Nation Radio ni iby'agaciro gakomeye cyane. Murakoze cyane. Ntamugira umunsi mwiza.